Okay guys, nanone ni Gapongosho TV nk'ibisanzwe, bavandimwe ba Gapongosho TV. Uyu munsi turaganira ku kibazo kimaze kugaragara muri communauté ya Pi Network. Abantu benshi batangiye gucika intege, bamwe banayivamo. Ariko se ni iki kibyihishe inyuma? Ese wowe nk'umuntu utunze Pi, ni iki wakora kugira ngo ukomeze inzira watangiye? Komeza inzira watangiye wicika intege. Komeza inzira watangiye kugeza ku ntsinzi, ko intsinzi iri hafi cyane. Kuki abantu bamwe barimo barava muri Pi Network? Gusa ikintu nakubwira wowe ntucike intege. Kuki abantu bamwe rero bari gucika intege? Reka tubivugeho. Ubundi abenshi binjiye muri Pi Network batekereza ko bazabona amafaranga vuba kandi byoroshye. Ariko igihe kirekire cyo gutegereza, hamwe n'amabwiriza yo gukora KYC, itiriti, ibintu byose mbega twagiye dukora, gutegereza migrate to mainnet ngo amafaranga yawe ajye ku ikofi, na KYC nyine, ibyo byose byatangiye kubaca intege. Ibyo ngibyo nibyo nyine byatangiye kubaca intege. Ntibivuze ko Pi, ni ukuvuga ngo Pi ubundi ni umushinga muremure, ukeneye igihe. Ni mubahe igihe kabisa, mubahe igihe. Ukeneye n'ubushishozi bukomeye. Urabona nka kuriya bakoresha KYC baba bareba ngo wenda ari ijambo nkunda kuvuga ngo one account one person, buri konte n'umuntu umwe. Niyo mpamvu rero bafata KYC kuvuga ngo turebe ko nta muntu uri kumayininga Pi mu buryo bw'ubujura cyangwa se kwiba umugabane w'abandi, kuko dufite Pi runaka tugomba kugabura. Harimo ubushishozi n'ubufatanye. Ni ukuvuga ngo Pi Network iyo idafatanya natwe aba pioneers ntaho yari kugera. Ariko se ibi bivuze ko Pi idafite ejo hazaza? Wowe ubyumva ute? Oya, ahubwo ibi ni isuzuma ryo gutandukanya abinjiye nyine mu mushinga wa Pi, bazi ko ari inzira cyangwa se ari urugendo. Ni ugutandukanya abinjiye mu mushinga bazi ko ari urugendo rutoroshye kandi ruzafata igihe, gutandukanya abo bantu n'abayifashe nk'ubucuruzi bwihuse. Ni ukuvuga ngo ubundi nk'umuntu wenda wayitangiye 2019, ntabwo yari azi ko wenda nko mu mezi nk'abiri Pi izaba igiye ku isoko, agahita acuruza Pi ziwe agakomeza ubuzima. Gusa ubwo koko umuntu wari kubaka uno mushinga ukomeye gutya, ugiye guhindura ifaranga hano ku isi, yari kuryubaka amezi 2. Nawe jya ushyiramo utekereze neza. Ibintu by'ingenzi rero ugomba kumenya, impamvu abantu bari gucika intege n'impamvu utakagombye gucika intege. Hano hari ihumure rihari rero. Pi iracyariho, iracyubaka infrastructure cyangwa se iracyubaka ibikorwa remezo, partnerships, umubano n'andi masosiyete nka Banksa na ziriya apps zose mwabonye zifasha guhuza itiriti n'ibindi. Ngira ngo ibyo bintu ntabwo wabyubaka mu kwezi kumwe, ni ibintu bifata igihe. Aho benshi bava
ubundi uko abenshi bavamo, abandi barushaho gukomera cyangwa se gukomeza. Abantu nyine bazi icyabazanye muri uru rugendo. Ngira ngo iyo ugiye ku mayiningi usanga abantu watumiye, wenda nimba waratumiye nk'abantu wenda nka 20, usanga abenshi batakiri active. Abenshi ntabwo bari active. Pi ni nka Bitcoin mu ntangiriro. Ubundi Bitcoin yatangiye 2010, muri 2010. Nta muntu wari uzi agaciro kayo muri 2010, Bitcoin nyine. None ubu ibyamamare ku isi, abantu bakomeye ku isi, ibyamamare nyine byayihinduye ubukungu. Wenda kuriya ushobora kugura diyama, ukagura zahabu, ukayibika nyine nk'ubukungu tu, cyangwa se ukagura isaha ya zahabu kugira ngo ubike ubwo bukungu budahomba, ahubwo buhora bwunguka buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Ibyamamare rero byatangiye kubika Bitcoin nk'ubukungu, kugira ngo murabyumvishe neza cyane. Icyo twagiye tubona cyose cy'ubuntu, wenda mining, training apps, ari mining z'ubuntu, training z'ubuntu, ari application zitanga amafaranga y'ubuntu. Nimba icyo kintu waragiherewe ubuntu, nimba ari mining wakoze, icyo kintu gikenewe gukomeza guhabwa agaciro, ndetse ugakomeza ukarinda izo tokeni zabo. Uvuga ngo nimba umayininze coin runaka cyangwa se tokeni runaka, noneho wamara kuyimayininga wabona igiye ku isoko, izo ufite zose ugahita uzigurisha, kandi ubwo ni ubukungu ubitse. Wamara kuzigurisha, ubwo nyine ntabwo uba ubungabunze iyo tokeni, ntabwo uba ukunze ayo mafaranga, umva. None iyo tokeni igatangira ikazamuka ku isoko, wowe warazigurishije nta n'izo ufite. Ibi rero nibyo bigiye kuba kuri Pi Network. Abenshi bagiye kuzifata, ubwo ni bamwe nyine bari gucika intege, bazigurisha. Usange tuzimuguriye kuri 2,500 wenda, nayo gutyo azigurishe azikureho, kuko arareba ngo akabona ngo ibi bintu ngo ntaho bizagera. Rero nabo ngabo bari kugenda bavamo, ariko abandi ahubwo bikabatera imbaraga bagakomeza cyane. Nimba rero nimba twaragize amahirwe yo kubona ikintu cy'ubuntu nka mining nk'ingiyi, izo tokeni wazibungabunze, icyo kintu gitenewe guhabwa agaciro. Umuntu yaguhaye ikintu cye ku buntu, yakweretse inzira y'uburyo ki wabona ubukungu nk'ubu ngubu, kuko ubu ngubu abantu benshi wenda bakora nka forex bazi ko ubundi ibi bintu ari ubukungu. Iyo afitemo Bitcoin runaka, iyo afitemo ama USDT runaka, aba agomba kuyabyaza umusaruro, aho kuyakonsoma agenda yabyaza umusaruro, agenda abonaho inyungu. Urumva ko ubwo ngubwo izo tokeni zose aba afite ni ubukungu bwiwe akoresha akabaho. Ni ukuvuga ngo rero igihe listing izaba y'ukuri ya Pi Network, Pi ikalistingwa wenda nko kuri Binance cyangwa se no ku zindi exchange zikomeye, amahirwe azahabwa abataracitse intege. Pi si umushinga wo kwihuta, ni urugendo rwo kubaka ubukungu bushya.
niba wumva rero utangiye gucika intege, tekereza impamvu watangiye. Icya mbere banza utekereze impamvu watangiye. Pi Network si impano itanzwe ku buntu, ntabwo ari impano itanzwe ku buntu, ahubwo ni amahirwe yo kubaka ubuzima bushya nyine muri uyu mwaka wa 2015. Ntucike intege rero, ahubwo bumwe mu bashobora kugira uruhare mu guhindura amateka. Ubu nawe uri umwe mu bafite uruhare mu bantu bari guhindura amateka ku isi, nawe ubifitemo uruhare. Ni ukuvuga ngo ibyiza rero, ibyiza biraboneka cyangwa se bibonekera mu gutegereza. Ibyiza bibonekera mu gutegereza, ariko cyane cyane mu kutava ku izima. Ni ukuvuga ngo kugira ngo uzabone ikintu cyiza bisaba ngo utegereze, ntabwo wirukankira mu bintu utazi, ahubwo birasaba ngo mu ibyo bintu urimo kutava ku izima. Ntibibagirwe gukora subscribe kuri Gapongosho TV. Nimba ukunda ibiganiro byanjye, kora like, ukore share, ubihe na bagenzi bawe babashe kumva impamvu bagomba kuguma muri uyu mushinga wa Pi Network, impamvu bagomba gutunga ubukungu. Ndabakunda cyane.